uyu munsi rero dufite amakuru y'urupfu rw'umugore wishwe nabi, wishwe urw'agashinyaguro, atemaguwe ndetse akaza gushyirwa mu mifuka ibiri, bakamudoderamo ndetse n'imyenda ye n'amabuye bakajugunya muri Muhazi. Uru rero ni urupfu rwateye abantu kuvuga byinshi. Ni inkuru kabisa ibabaje, ni inkuru yateye abantu ururondogoro, yaba mu baturage bo muri aka gace ka Rwamagana mu murenge wa Musha, ndetse na famiye cyangwa se umuryango w'uyu nyakwigendera. Ni urupfu rwateye abantu agahinda gakomeye, kuko uyu muntu rwose yishwe nabi, yishwe urw'agashinyaguro. Reka rero n'abatindiye nze mbaramburire iyi nkuru, ariko icyo ngusaba wowe ukurikira Inguni Zose TV umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo gumana natwe. Reka nkubwire kandi wowe utarakora subscribe, urebe ijambo ryanditse subscribe munsi y'iyi video, urikandeho ukande akazogera, ubundi inkuru zacu dushyizeho ujye uzibona ako kanya. Ndaje rero baramburira iyi nkuru. Yes, ndagarutse. Reka mbanze gushimire by'umwihariko wamaze gukanda ijambo subscribe kuri channel yacu, channel ibagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro. Aha rero inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru kabisa nkuko nari maze kubabwira, inkuru iteye agahinda. Iyi nkuru rero ni inkuru iri mu kagari n'umudugudu wa Bwiza, akagari ka Nyabisindu, ni mu murenge wa Musha, mu karere ka Rwamagana, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Aha rero mu murenge wa Musha hamaze iminsi kabisa humvikanamo impfu z'abantu bari kugenda bishwe, cyane cyane abagore barimo baricwa n'abagabo babo. Aha rero turi ku munsi w'itariki 5 z'ukwezi kwa munani 2026. Iyi akaba ari inkuru y'umugore wari umaze icyumweru yaraburiwe irengero, ndetse muri uyu mudugudu wa Bwiza abantu bari baramaze kwiyakira, yaba umuryango w'uyu mugore ndetse n'abaturanyi, ariko bikavugwa ko ngo umugabo we nyakwigendera yagiye kuri RIB cyangwa se no kuri polisi, kuri station, akavuga yuko ngo yabuze umugore we. Hanyuma rero inkuru y'akababaro ikije kugaragara nyuma nuko biri gukekwa ko uyu mugabo ari we waba waramwishe. Byaje kugenda gute rero? Ngo ni mu gihe gitoya umuturage umwe bavuga ko ari umuturage, ashobora kuba ari umusare cyangwa se umurobyi muri uru ruzi rwa Muhazi, ngo yaje kubona ikintu cy'igifuka kireremba hejuru y'amazi. Ngo ni mu gihe cyari gishize icyumweru ndetse n'iminsi nk'itatu, kuko barimo baravuga ati ni mu minsi 10 cyangwa se 12. Hanyuma rero uyu muturage aza kubona igifuka kidoze, ni umufuka mbese. Ngo uwabikoze yafashe umutwe awucurika mu mufuka, igihimba gisigaye hasi, amaguru, afata undi mufuka nanone acisha ku maguru, hanyuma imifuka yombi ihuriramo hagati, arangije arayidoda. Hanyuma rero iki gifuka ngo cyari kirimo imyenda ndetse n'amabuye. Ngo bavugaga yuko uyu nyakwigendera yarari muri iyo mifuka, harimo n'imyenda ye ndetse n'amabuye. Hanyuma rero abaturage ko batangiye iyi nkuru bavugaga ko uyu mugabo ngo yari afite akazi k'izamu hafi y'ikiyaga cyangwa se hafi y'uruzi rwa Muhazi. Hanyuma rero ngo uyu mugabo, uko abaturage bagenda babisobanura, ngo yajyaga atizera uyu mugore we ko yaba atamuca inyuma. Ngo rimwe yajyaga atakazi akaza akarara hafi y'urugo rwe, ndetse ngo rimwe na rimwe akajya komangira uyu mugore ngo kugira ngo arebe ko yaza kumukingurira cyangwa se yaza kureba uwo ari we. Ngo rimwe na rimwe umugore akamwihorera. Ngo igihe kimwe rero ngo umugore yazaga gukingura agasanga n'umugabo we
akamubaza ati se kuki uza ugakomanga ntuvuge ko ari wowe, ikindi kuki ubundi ubuza kurarira hano cyangwa se ubuza gucunga, ese ubucunga iki? Kera kabaye rero nibwo mu minsi ishize ngo haje kumva inkuru yuko uyu mugore ngo yaba yaburiwe irengero, bitangajwe n'uyu mugabo we ndetse abivuga mu baturage, ndetse akaba yari yaragiye no kubitanga cyangwa se kubivuga kuri station ya RIB na polisi, avuga yuko hashize iminsi abuze umugore we. Nyuma yuko rero baza gusanga uyu murambo cyangwa se uyu nyakwigendera aho mu ruzi rwa Muhazi, umuturage yahise atabaza ndetse bahamagara polisi ndetse n'inzego z'umutekano, hanyuma baza kureba uwo murambo. Mu gihe rero ngo bawukuraga muri iyo mifuka, baje gusanga ari nyakwigendera uwo mugore nyine bavugaga ko babuze, hanyuma basanga yarishwe atemwe ndetse ashyirwa muri iyo mifuka ajya kujugunywa muri Muhazi. Hanyuma rero mu perereza ryakozwe na RIB bagiye kureba mu rugo rwa nyakwigendera cyangwa se mu rugo n'ubundi rw'uwo mugabo babanaga. Mbibutse ko bari bafitanye abana babiri, uyu mugore akaba asize abo abana bakiri bato kabisa. Hanyuma rero ngo iperereza ryaje gukorwa nuko baje kureba basanga ku rukuta rw'iyo nzu cyangwa se ku nguni y'inzu y'uwo mugabo hariho amaraso, ariko ngo yagerageje kuyoza cyangwa se kuyahanagura ariko ngo ntiyashiraho. Hanyuma rero ngo no mu nzu baje no kwinjira mu nzu ku buriri cyangwa se ku gitanda cyabo baza gusanga naho amaraso atarigeze ahanagurwa cyangwa se yozwaho. Aha rero niho bahise baheraho bata muri yombi uyu mugabo, bavuga bati ashobora kuba ari we wamwiciye. Mu byo abaturage bagiye batangaza cyangwa se basobanura, bavugaga yuko nta makimbirane akaze bari bafitanye n'uyu mugore, ndetse bavugaga yuko uyu mugabo nta bundi bugome cyangwa se nta kindi cyaha bari bamuziho. Icyo bari bamuziho nuko hari ahantu yakoraga izamu, ariko ngo rimwe na rimwe akaba yajyaga aza gucunga umugore we kugira ngo arebe ko nta bandi bagabo baba bamurongorera umugore, cyangwa se ngo arebe ko umugore atajyaga amuca inyuma. Hanyuma rero nyuma yuko baje kubona yuko ari wa mugore, uyu mugabo yagendaga avuga yuko yaburiwe irengero, nta kindi kintu abaturage bahise batekereza, bahise bavuga ati uyu mugabo niwe wamwiciye kuko nta wundi muntu wabikora. Ndetse uko abaturage bagendaga babivuga, bavuze bati rwose niba ari uyu mugabo akaba ari we wamwishe, cyangwa se niyo yaba ari undi muntu waba wamwishe uru rupfu, nta kindi kintu akwiriye. Mu byifuzo by'abaturage bagiye bavuga bati uyu muntu akwiriye kuzanwa ahangaha mu ruhame, akazanwa muri uyu mudugudu ndetse no muri aka kagari, bakamushyira ku karubanda, bakaba bamurasa cyangwa se nawe bamwica nk'uko yaba yishe uyu mugore. Aha rero si uru rupfu gusa, ndetse hari n'izindi mpfu zagiye zivugwa muri umurenge wa Musha, bavuga bati aba bantu bica abantu barangiza bakavuga bati turagenda tujye imageragere tujye kurya ibigori. Mu bintu rero abaturage bagenda baravuga bati mu byigambo by'aba bicanyi bagenda bavuga bati njyewe rwose ndakwica, hanyuma ubundi njye imageragere njye kwirira ibigori. Mu bindi byifuzo abaturage bafite baravuga bati leta ikwiriye guhindura ibihano by'aba bantu bica abagore babo cyangwa se bica abantu ku bushake, atari ibintu bigwiririye umuntu cyangwa se atari ibintu by'impanuka, ahubwo ari ukugambirira kwica umuntu. Cyane cyane aba bagabo barimo barica abagore mu ngo, barimo baravuga bati rero umuntu arica umuntu yarangiza bakamufunga bakamujyana imageragere akajya kurya ibigori, ndetse imiryango yabo ikamusura, ikamushyira imyenda, ikamushyira ibyo kurya bindi bisanzwe. Ariko ibi bintu ugasanga ntabwo bihagije,
kuko bavuga bati mu gihe gito n'ubundi aragenda agakora cya gihano cye akagaruka n'ubundi ugasanga yongeye gukora bya byaha cyangwa se yongeye kwica abantu. Abaturage rero bamwe bababaye, abandi barakaye, abandi bafite agahinda gakabije kabisa, barimo baravuga bati uyu muntu nawe akwiriye gupfa, akwiriye kuzanwa mu ruhame, nawe akaraswa cyangwa se akicwa mu bundi buryo, nubwo amategeko ya leta y'u Rwanda atemerera ko cyangwa se nta gihano cy'urupfu cyaba kirimo. Ariko mu bigaragara rwose abaturage barikomeza bavuga bati ibi bintu ntabwo bizakomeza kuguma gutya. Nyuma rero umuvugizi wa polisi muri iyi ntara y'Iburasirazuba yaje gusobanura yuko urupfu rw'uyu mugore nabo barumenye uyu munsi, ubwo umuturage yahamagaraga ababwira yuko abonye umurambo mu ruzi rwa Muhazi. Polisi yaza kureba igasanga ni umurambo koko ufungiranye cyangwa se wari uboheye mu mufuka nk'uko byagiye bisobanurwa ndetse n'abaturage. Hanyuma rero uyu muvugizi wa polisi n'ubundi ni Hamduni yagiye asobanura uko abaturage baje guhamagara polisi ndetse nayo ikaza kuhagera, bakaza kureba koko uyu murambo, bakaza gusanga ari uyu nyakwigendera. Uyu mugabo yajyaga kuvuga yuko yaburize cyangwa se yaburiwe irengero, ariko mu bimenyetso ndetse n'ibyagiye birebwaho harakekwa ko uyu mugabo ariwe waba waramwishe. Mu byo umuvugizi wa polisi yakomeje avuga, yakomeje akangurira abantu kureka inzoga ndetse n'ubusinzi, kuko ari byo bintu ngo bigenda rimwe na rimwe bikurura abantu mu byaha bijya bitandukanye, cyane cyane no muri ibi byaha by'ubwicanyi. Ndetse akangurira n'ingo zigiye zitandukanye ko bakwirinda ibintu by'ubusinzi, kuko ari byo biri kugenda bitera amakimbirane mu ngo. Ngaya rero amakuru twari tubafite, nanone twari tugira ngo tubagezeho nk'uko tubibasezeranya, ndetse kandi nk'uko umunsi ku munsi tugenda tubagezaho inkuru n'ibiganiro ndetse n'amakuru, ni episode kuri episode. Ngaha rero ibyacu nakagaruka, naho mu kanya reka nkubwire wowe utarakora subscribe urebe munsi iyi video, ukande kuri subscribe, ukanda akazogera kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe, kandi ukande like ndetse usharing ibiganiro byacu n'amakuru bigere kure, bigere kuri benshi. Hanyuma reka tubabwire ngo ibyacu nakagaruka, naho mu kanya. Ciao ciao.